Shalom shalom, umwaka mushya muhire wa 2025, muzagira umwaka w'ishya n'ihirwe, muzagira umwaka w'uburumbuke, uzabera umwaka w'umunezero n'ibyishimo, uzabera umwaka w'amahoro, muzagwiza amahoro, muzagwiza urukundo, muzagwize abantu, muzagwiza amaboko, muzagwize byose mwifuza. Ibyiza byose bitangwa n'Uwiteka bizabagereho muri uyu mwaka wa 2025. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibya bindi byose byabababaje, bimwe byose byabavunye, bimwe byose byaje bikagutsikamira muri 2024, bya bindi byaje bigateza amarira, bigateza ibibazo se, bigateza intonganya mu muryango se, bigateza agahinda, ibyo byose byaje bikakumaramo ibyishimo n'amahoro atangwa na Yesu. Ibyo byose ndagusaba kugira ngo uyu mwaka wa 2024 ugumane nabyo, ubisiga muri 2024 kugira ngo twambukanye imitima mishya, twambukanye imitekerereze mishya, twambukanye ibyiyumviro bishya, twambukanye kamere nshya mu mwaka wa 2025, kugira ngo uzatubere umwaka rwose w'ubutsinzi, uzatubere umwaka wo kugaruza ibyacu. Ibyari byaricaye ku ntebe zacu bihaguruke, 2024 bihaguruke twicare, ibyari mu myanya yacu bivemo, kugira ngo natwe tujye mu mwanya wacu uko bikwiriye, uko byari biri. Iby'Imana byose tugenera, ibyo Satani yaragiye anyaga ndetse n'abakozi be b'umwijima, ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo ndabasabira kuzabisingira, mwongere mu bigaruze bihinduke iminyago. 2025 buri wese abe mu bye, uzababera umwaka w'urushako kubabyifuza, uzabera umwaka wo kubyara, uzabera umwaka wo kubona akazi mu barambye mu bushomeri, uzabera umwaka wo kwikorera, uzabera umwaka wo gutekereza byagutse, uzababere umwaka w'imfura mu myaka yose yatambutse mu bihe byanyu byagiye bihita. Uyu mwaka wa 2025 guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12 tuzabe turi gutsinda, kujya mu kwa 12 kuzabe ukwezi kw'amashimwe, dushimwa iby'Imana byose yadukoreye muri 2025. Rero by'umwihariko reka nifurize umwaka mushya muhire umushumba wanjye Pastor Ivan Mbanza n'umuryango we. Ndabifuriza amahoro mu rugo rwanyu, ndabifuriza umugisha mu rugo rwanyu. Umubyeyi wacu, ndasaba ngo amavuta y'Uwiteka akomeze agutembeho, akomeze abe kuri wowe n'umuryango wawe, mukomeze kurushaho kugira ihishurirwa kuruta uko mwarigeze 2024 no mu myaka yatambutse. Murusheho gukomeza kugira intama muvana hirya no hino zari zarazimiye, muzigarure mu rwuri ziruta izo mwaba mwarabashije kuzana mu myaka yatambutse. Ndabizi neza ko ibi bintu ndi kuvuga ari byo umutima wawe wifuza, ari byo umutima wawe ushaka ko abantu bava mu bibi, ushaka abantu bava mu mwijima, ushaka ko abantu bava kure ya kure bakaza kuri Kristo, kuko ari wo muhamagaro wawe ndetse n'inshingano zawe. Nibyo rero unkwifurije, kandi ikindi ikiruta byose nkwifurije kuzagira uburame. Imana iguhaza uburame, dukomeze tugire umushumba nkawe. Kuba mpagaze aha ngaha, kuba ndi kuvuga Imana, kuba ndi kuvuga ubwiza bw'Imana, kuba mpagaze mu gakiza, kuba mpagaze mu mwanya Imana yishimira, ndi kubwa imirimo yanyu, mwakoze mu mwanya wanyu, mwahagaze mu mwanya wanyu neza, mwatugaburiye neza iby'umwuka. Rero nanjye ndabifuriza kuzarama, kandi ndifuza yuko Uwiteka akomeza akore ku maso intama ushumbye, azikore ku maso kugira ngo tubashe kubona, natwe tugere kure, natwe tuzane abandi benshi, tuzane iminyago myinshi, kugira ngo igihe twageze ku mwami tuzabe dufite iminyago, tuzishimirwe kandi tuzambikwe amakamba yaka nk'inyenyeri. Ibyo ni nabyo nifurije abashumba hirya no hino bose muri Kristo, mugire amahoro kandi mwongererwe. Ni nabyo nifuriza abakristo bose, abo dusangiye ubuvandimwe muri Kristo Yesu. Ndasabira bashiki banjye, ndasabira barumuna banjye na bakuru banjye bose muri Kristo ngo mugire amahoro, muzagira umwaka mwiza. Uyu mwaka ndabasaba ngo bya bindi byose byabavunaga, kamere n'ibindi byose byabatsikamiraga, mu bisiga ahangaha, hanyuma twambuke tujye hakurya, muve hakuno tujye hakurya, kugira ngo aho tugiye kujya noneho tugende turi nk'ingabo, tugende twambaye, kandi turusheho guhishurirwa yuko dufite marayika ugendana natwe ibihe byose. Wa marayika twahawe tukivuka aracyari kumwe natwe, ndetse Imana yanavuze ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Uyu mwaka ndasaba ngo ingabo Imana izitange zimanuke kubarwanirira, kugira ngo ibizahagarara imbere yanyu byose bizatsindwe, muzagire umwaka mwiza w'intsinzi kuva mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Rero
ndabakunda kandi mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo nzibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza. Ndabakunda. Nugera mu kwa mbere ukabona hari inzitizi zije, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, kuzagera mu kwa 12 ubona hari inzitizi zikuza imbere yawe, uzavuge ngo oya, Imana yarambwiye ngo nzibyo yibwira kungirira ni byiza si bibi. Rero ibyo nuramuka ubigendeyemo, nugendera muri iryo jambo, uzatsinda kandi uzaremerwa umutima mushya, uzaremerwa ibyiza, kubera ko ariko Imana ikubwira ubu none turi kuvugana, ikavuga ngo nzibyo nibwira kukugirira ni byiza si bibi, kugira ngo mureme mu mutima w'ibizaza. Ndagukunda. Rero ibizaza byose muri 2025 bizaze byuzuye urukundo rw'Imana, ubwiza bw'Imana. Imana ikomeze yubahwe mu buzima bwanyu, Imana ikomeze yubahwe aho mujya hose. Turabakunda kuri Ore Global TV. Dukomeze duhezagirwe, dukomeze tubane mu mahoro, mu byiza, mu mutekano. Mbifurije amahoro. Imiryango mubane mu mahoro, abana banyu mubarere neza, mubareresha urukundo, mubatoze Imana, mubatoze Kristo. Umwaka mushya muhire 2025 uzababera umwaka wo gutsinda no kugera aho mutari mwarigeze mugera, murenge imbibi z'aho mwari muri. Shalom. Siku ya leo ni furaha tu, siku ya leo tumebarikiwa.
siku ya leo ni furaha tu.